ko ntawe ufite umwanya wo kwiga. Mureke mbabwire icyo gihe wari urimo ni Serumogo wenyine, umutoza bari mushya, abakinnyi ari bashya. Rayon Sport yatsinzwe match ya APR na Rayon mu ijoro ribanziriza match. Ugute Ngabo? Muribuka ko ndi hano mu kiganiro nababwiye nagiye mu myitozo. Muri hano mu kiganiro nagiye mu myitozo. Muribuka ko nababwiye ngo umutoza ntago ari kwerekana 11. Ngarimo arahindura cyane. Mu by'ukuri aba 11 yaraberekanye. Ahubwo giye mu mutima wanje nkavuga ntago byashoboka. Umvaga bitashoboka rwose. Hitimana uri murankurikira cyane. Kirabo nurse abantu nabonaga Ben Aziz Dao, nkabona Chimanga na Yannick Bangara, nkabona Balikao na ba Joachim bose barimo, avuga umutoza arimo arajejesha. Umukinnyi mwazi umwaka n'igice atakine se wahita umubanzamo kuri match ya APR natize shana akoze. Numvaga nyine bitashoboka, numvaga ibyo bintu bitakunda. Nza gusanga umutoza yafashe umwanzuro wo kubakinisha. Wewe wabimenye mu ijoro ribanziriza match? Nabimenye umunsi wa match, ahubwo umuntu ambwira ibyaraye bibaye. Ko umwanzuro wafashwe ko abakinnyi bagomba gukina. Ariko umutima wanjye nkumva byari byose nka Ben Aziz Dawe we ntiyakina. Nkumva nyine ari uburyo bari bugenda babijongera, kuko numvaga uko byagenda kose uwitwa Gurware na Abedi bari bujye nko kuri bench byibura. Bari bushaka uburyo ari abanyamahanga byibura babiri badakina kugira ngo mwanya Umutara musi ntimwabimenye ko atarebye match. Umutara niwe wansobanuriye. Ahubwo ati bana ati byarangiye, ati njyewe ntago nakwirwa nza no kuri match, ati twatsinzwe. Ubwo ni umuntu ufana Rayon nzi w'indani uyikunda cyane. Ati twatsinzwe gute se? Arambwira ati abakinnyi bagiye kubapanga gutya na gutya. Ndavuga ntago ibyo bintu bishoboka. Ariko hakazamo akantu kikosa kandi rikomeye. Nizere ko nta muyobozi wa Rayon Sport utekereza atyo. Ko kuvuga ngo nubundi ngo abahari ngo barya bitatu bari barimo. Ibyo ni ibintu byaturutse ku maradiyo. Ibyo ni ibintu byaturutse ku maradiyo amwe, ugasanga arimo arakoresha amagambo y'uburozi. Ngo nubundi ngo bariye bitatu ngo neze ngurabagarura se ngo bimara iki? Nizere ko nta muyobozi wa Rayon wabibayinze ibyo bitekerezo. Yarabibayinze. Biramutse ariko bimeze byakubwira impamvu yabibayinze. Usanze se byagiye kuri radio kubera ko ari ibyo. Naho Gakwaya yeruye akavuga ngo Rayon Sport ifite abakinnyi baciriritse. Ese umuntu avuze ko abakinnyi Rayon Sport ifite abakinnyi baciriritse mu isoko ryo mu kwa mbere agahita Rayon Sport igategura abakinnyi 6 bose bakabanzamo, urumva hatarimo influence y'uwo muyobozi uko byagenda kose? Cyangwa y'ubwo buyobozi babandi baraciriritse, babandi bahari ni ikipe yoroshye isanzwe. Reka none abo twaguze tubashyiremo kuko nta kipe dufite. Ibyo byaba ari igikorwa niba ariko byagenze byaba ari igikorwa cyuje ubumenyi buke ku mupira w'amaguru. Nirinze gukoresha ijambo rikomeye aho ngaho. Ni igikorwa cy'abacyuje ubumenyi buke ku mupira w'amaguru. Ari ibyo rero Ben Aziz Dao umaze umwaka n'igice adakina, hari gahunda yo kumubanzamo, ubwo na Faringanya wamushyiramo. Kuko bamaze umwaka. Ngo bariye bitatu ngo ntago bakwiriye kongera gusubiramo, ngo hari abandi bashya baje, hari izindi parametre zireberwaho mbere yo gufata umwanzuro. Numvise abantu barangije ingingo zabo, nandi ndashaka turagenda twungikana kuri ngingo ya Robeni. Icyo kuba turicyari icyo kuba abakinnyi bashya barashyiriwemo. Numvise abantu bikoma bubuni ngo ni uri hafi ya komite, ni uri ku mutoza, abandi bikoma Haruna Feruzi ngo barakorana, abandi bikoma abanyamakuru bagenzi bacu. Ariko njyewe byaba biteye impungenge byaraturutse aho n'umutoza akabyemera. Usibye Rikao Kitoko, abandi bakinnyi bose batangiye imyitozo nyuma ya AS Muhanga kuwa mbere, match ya APR iri kuwa gatandatu. Ku isi yose uyu mutoza arabizi abo bakinnyi abenshi ntibakinaga, usibye wenda Ramazani na Rikao. Ariko niyo baba bakinaga, abakinnyi 6 bashya muri line-up atari muri pre-season, turi mu kwa mbere, abandi bamaze gukina match 15. Uwo mutoza yaba afite ikibazo. Na pre-season Arsenal yakeye na Tottenham bakaba bakina mu Rwanda ho wabyemera byabaho. Uwo mutoza
yaba atangiye kuntera impungenge kandi n'ubundi amahitamo yakoze kuri Muhanga bakabyegeka kuri ba Feruzi aho ngaho uravuga ngo yakoze impinduka nkeya kuri Etincelle yewe no kuri Etincelle uyu mutoza nawe natangiye kumwibazaho ku mahitamo ye Hitimana apana ku mitoreze ku mahitamo ye uwo mutoza yaba ari nyabaki wemera kubanzamo abakinnyi batandatu bashya baje kuwa mbere batangiye imyitozo kuwa mbere ntabwo abo bakinnyi batangiye imyitozo kuwa mbere habaye decrassage bari bavuye muri weekend batangiye imyitozo kuwa kabiri batangiye tize kuwa kabiri baraje barirukanka ku ruhande bari kwenda Serge ntibigeze bakora ku mupira ubwo ni iminsi 5 bakoze bakora kuwa kabiri itanu yuzura kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu ntabwo ari ku munsi wo kuwa kabiri ntibigeze bakora imyitozo ya tactique nibwo Faringanye yaje ngo bafata umwanzuro koko ari abafana hari abanyamakuru niki bafata umwanzuro kutajya muri tactique bakora imyitozo isanzwe Rayon yakoze tize kuwa gatatu yaba yabitegetswe yaba atabitegetswe yabyibwirije uwo mutoza bafite ikibazo reka ngiye mvuga iki kintu nkimara kubona ibi bintu bibaye nanabibone kuri line up nabitekereje muri stade Amahoro naravuze nti ekipe ya PRFC igiye gukina n'abakinnyi ba Rayon Sport ntabwo igiye gukina na ekipe ya Rayon Sport ntabwo zari ekipe ebyiri zigiye gukina kuko nta hantu ibi bintu ndabibona aho abakinnyi baza hagati muri season ari bashya ari batandatu kabone nubwo baba aho bavuye bakinaga ariko ntabwo abakinnyi batandatu bajye babanza mu ikipe ngo babanzirizemo rimwe basanze abandi batarakinanye match amicale niyo yabi ikipe mu kiciro cya gatatu ngo buri umwe amenye intambwe z'undi aho ngaho ntabwo ubuje gukina match y'umupira w'amaguru ubuje gukina urusimbi ibyo bintu bimeze nk'urusimbi cyangwa se ikiryabarezi niho hantu uzuvuga ngo reka nshireho wenda ntarya simbizi bimeze nk'urusimbi je nuko nabibonye uyu munsi turakoresha amagambo akomeye ni umuturura ariko abareyo bagomba kunywa nta kundi kera tukiri abana twagiga turwara ibintu by'ubuyoka mu nda ababyeyi bakaduha umuti usharira tukawunywa turira ariko tukawunywa ariko bikarangira dukize rwose ntabwo ibi bintu bibaho mu mupira w'amaguru ibi ni gambling nibyo navugaga ngo bimeze nko gukina urusimbi uje ubona umupira w'amaguru nibyo navuga kuwa gatandatu mvuga ko APR ifite amahirwe 60% Rayon Sport ifite 40 nabyo byarantunguye ahubwo ku buryo impamvu rero navuga ko ubuyobozi bufitemo uruhare ni iyihe niyo ngiyo abayobozi muri bo baraje APR ngo mwijoro ribanza ngo yarasengaga uvuga ati babashyiremo gusa ivuga ngo babashyiremo koko umuntu uzi umupira umutoza w'umuzungu watoje aho hantu mwavuze n'ubuyobozi buriho umuntu meya ni umuntu twizera Gakwaya ni umuntu twizera ko azi umupira bagacinye n'abantu twizera murumva ko ibyo bintu bishoboka abakinnyi batandatu bashya mu ikipe erega na Serumogo mu barakora wa karindwi ari mushya Serumogo aramaze igihe kingana iki adakina amezi 2 nawe yari mushya yarameze nk'aba ngaba abakinnyi 7 kongeraho Asumani na Sindi batari babanjemo kuri match ibanza nshatse nabagira n'9 ubashyize mugiye gukina na ekipe ya APR no kuvuga ngo Ramazani na Bangala bavugana muri iryo ringara bahise bamenyana ni bene wabo Ramazani simpamya ko Bangala simpamya ko yari yamenye amazina yaganijuru Eka da umwe mu bantu simpamya ko Ramazani aziserumo ma 4e arbitre hariya yarari badusekeje ukuntu ngo Asmani guhamagara Benaziz Daw ngo amubwira uti mfashaha ngufashaha kuvertire yigenze gutya nafashuye kandi bari kuri kuruhari ni communication football ni communication ngo yibagirwa uko muhamagara kandi wabyumva akajya hamagara ngo wewe iyo ne ekipe y'umupira w'amaguru bahuye kuwa gatatu nakubwiye ngo APR yakinye n'abakinnyi ba Rayon ntiyakinye na ekipe ya Rayon Sport barabakinnyi ba Rayon Sport ni nubwo buryo ibitego byagiyemo ni ibitego bya fine icyo cyo twanakivuyeho reka tujye noneho abo bakinnyi babashyizemo bambaye jezi ya Rayon bari mu kibuga turebe ngo noneho bakinye bate byagenze bite batsinzwe bate nabyo tubisesengura ikiri bumbabaze kuko Bangara aramutse azi kwizera uburyo akina ntabwo kwizera ari kujya kuri uriya mupira Bangara atajya ngo ntajyane na Togi cyangwa ngo ntamwegere Olivier Ramazana z'ikitoko uburyo akina ntabwo kira gitego cya Sekiganda bari gukora iriya marikaje ni ibitego usibye igitego cya Dawuda ni ibitego Rayon Sport yitangiye Kanyizo turacyari kuri mbere ko tujya ku yindi ngingo
turacyari ku mahitamo y'abakinnyi babanzamo. yego Ukoza amahitamo yo kubanzamo abakinnyi bawe batandatu bashya, bakiza noneho uhise ubisakirifiya babiri beza bawe wari wagize amahirwe yo kurekipera bari baravunitse, ntibakigiye no kuri benshi, ubwo ntibigishobotse kubera umubare w'abanyamahanga, ubohereje muri stade. Please, bamwe mu bakinnyi beza ba Rayon Sport, iyi Rayon Sport oya reka mumufashe. Meilleur joueur wa Rayon Sport kugira mu mibare ni Gloire, mu buryo bw'imibare, nubwo tujye tuvuga Richard Ndayishimiye, ariko mu buryo bw'imibare ni Gloire. Richard nubwo akina neza ntabwo akora imibare cyane, ndavuga goals and assists. Rayon Sport ku isoko igura umukinnyi yaguze uyihenze kandi yanabonaga ko ari ugomba gutwara. Nibigira Imana ariko yari yakize. Wagize amahirwe mukeba wawe abo yarekipe batari bakinye derby banza bari muri 11 babanzamo. Uwo ni Memeri Dawo ndetse na Watara kubera kwizi ko ari beza. Nibo bari baje. Wowe abawe uhisemo kubazamura muri stade. Harya uko niko kumenya umupira. Ubwo nibwo bunyamugi. Ikintu kirenze urumva yaramaze iminsi asa nk'uko attempt yo kubagarura. Abashiramo kuri match basimbuye. Bagakora iki bagezemo? Gloire match yagiye masimbuye ejo bundi Inyamirambo yakoze assist, yatanze assist. Urumva Gloire umupira Kitogo yamucomekeye ashira ufite assist nyinshi. Gloire umuhembye kumujyana muri stade, Abed umujyanye muri stade, uzanye abakinnyi kubera ngo abakinnyi bawe ingaruka iyi match isize. Ariko umutoza ugera ahantu agahita avuga ngo afite abakinnyi be ngo babitse ahantu. Umutoza mu kwa mbere nibashaka bazamwitondera. Kandi tujye kuri performance ya buri mukinnyi. Reka tujye kuri performance ya buri mukinnyi, cyane bano bashya nibo twibanda. Ndere mu izamu Kwizera Olivier wari ukinye match ya mbere muri Rayon Sport nyuma y'iminsi itari myinshi y'isi. Kuko APR yo nta niwo turi bujye kuri performance APR yakinye neza abakinnyi bayo bose pe hatavuye. Duhera kuri Kwizera Olivier kuri iriya match. Olivier Kwizera ntiyantunguye. Olivier Kwizera performance yampaye niyo nari niteze. Olivier Kwizera ibintu byamubayeho n'igitego yatsinzwe byamubaho anytime. Olivier uzangwa every time. Olivier uri mu izamu rya Rayon biriya mu byitege bizaba. Azasevinga ariko azanabatanga. Azacenga bakamwambura kajyemo. Bose azafata uko yafataga umupira reba umupira unyure mu biganza. Reba nk'aha umupira ntawe heze. Sinabyita ko ndari manke y'imikino muri we. Naho bihuriye. Olivier action yose yari mu kibuga ntago arayoroshya cyane. Haravuga ati nibyo hatari, it is not the end of the world. Yeah. Ntago niyo nagitsiro. Olivier ategereza umwata. Reba nkanga. Ni gutya kina. Wamuguze ubizi wakabaye warubiye ashobora guhitanyerera. Nyine ku giti cyanye jewe icyo ntemera ni kimwe. Ntihagira umuntu uzavuga ngo Olivier niwe watsindishije. Oya. Olivier ngo niwe wadukuye muri match ngo twari tuyirimo. Olivier yabakuye muri match mwari muyirimo hehe. Dawuda anyuze mu bantu bane baba mediateur ba Rayon Sport akagenda gatsinda igitego. Olivier sarakora iki? Ruboneka yasigaranye na Olivier wenyine aramucenga aragwa. Ubuze Olivier yari gusevinga ate? Tujye kuri gatatu. Azizi reka njye mwivugireho. Ni umukinnyi bigaragara ko nta fitness afite. Wowe mu mbabarire ntawe uvugaho. Nta fitness, nta kintu kimwe twabonye cya difference ye n'abandi bakinnyi. Azizi Dawo ntabwo twabonye n'umwanya wo kureba kakanu bita gatushe kuko bari barimo bapereka byari bimeze nabi cyane. Ariko Azizi Dawo we kudakina neza kwe nabigirika kugiye amaze adakina. Exactly. Wasanga azi no gukina. Wasanga n'umukinnyi wata. Barusha bari abakinnyi biragoye rega ko abantu ntibaze no kubijyana muri angere ngo nukugaya abakinnyi. None abo bakinnyi nacemeza ko ari babihita Imana. Biragoye no kuba waba abo bakinnyi bashobora kuba ari nabeza cyane kuba wabanenga. Ariko abakinnyi bashya batandatu. Ephrem icyo turi gukora ni judgment iri ya match. Ntabwo ari ya overall. Wasanga no kuzafasha ikintu nabonye kuri Azizi. Iyo patience umbwira jewe ndaza kugaruka ku bintu nigeze kuvugira. Naravuze ngo mu isoko ryo mu kwezi kwa mbere uzana special force, abasirikare ku rugamba bari kuraswa bari gupigwa. Uzana umusada ingabo zidasanzwe zo kuza gutabara. Intwari ziba zisa nk'izananiwe ukeneye intwarane. None Ngabo ico aba bakinnyi ko babahaye amezi 6
iyo patience iraza hari umwanya wa patience uhari defense centrale aba kuri hari no kuvuga ngo ikipe ngo izamenyerana ngo yakizagira ngo bamenyerane ryari kuba bahameza 6 kuri Azizi njyewe ikintu nabonye nta kindi nabonye kuri we cya karita ariko defo nabonye na timing ye iri hasi pe no umuntu ushobora kwiyangaja kandi abibona ko inyuma hasize umwataka akajya gushaka umuntu wo muri mediane akagenda wese nta kintu asize inyuma si bya bindi urumva Benazi bamukavarinze inshuro nyinshi kumujija nuko ntiyanazamuka ngo agere yatere centre turebe qualité ya centre fitness barimo mwataka kandi nanjye sinabimugiramo inama cya kibugura kiruka sumaze umwaka bya fitness reka tubyihorere reka twanarize performance ye kuri iyi match bya fitness ushobora no gusanga nta nibyo azaguhabira inzu byaguhaye uriya munsi cyangwa se akazatanga uyu mukinnyi namenye match ari naho yanamenye ko ngo yaje muri Rayon yaravuye gukora test muri KMC ngo yatsinzwe ngo bamureka muri Tanzania ngo yagiye muri Tanzania akorayo test niyo makuru namenye ariko ntabwo yakinnye neza pe ikintu mushinja ni kimwe yatumye Sumana akina nabi ariko baro nyinshi bazinyuzaga kwa Zizda of course ni kuri Watara yasangaga buri gihe yatumye Kagege tumurankinga mu bakinnyi batatu bakinnye neza cyane Kagege yakinnye neza cyane byatumaga Sumani akomeza kujya kugundagurana byashobora kumuhesha ikarita itukura hanyuma Chimanga ndetse na Yannick Bangara reka dore ku Chimanga abantu benshi barimo nanjye nabonye iriya match ya kimwe very top player mu magambo make yagize ibyagatsi Yannick Bangara ni igitego cy'umutwe ariko Yannick Bangara yari ntabwo ariwe Yannick Bangara yarihishe muri Chimanga yihishe muri Chimanga kubera iki Chimanga yakavaringaga kwa Serumogo agakavaringa kwa Zizda uvuga ngo aba defenseur ubundi baragabana mwakavuga ati ndaza gwenda gukinira ku gice cy'iburyo undi nyine ku gice cy'ibumoso Chimanga yakinaga ahantu hose Yannick Bangala ntabwo yagaragara yari yihishe muri Chimanga mu kirere ubona ko ari mwiza ubona ko ari umudefenseur na timing kuko ntago ari fast cyane ntago yiruka cyane ariko timing umupira ku buryo buri gihe ahura nawo in the right position wakina baron Chimanga ni ikiba kibabaje nk'ubu yasinye 6 gusa kandi muto kandi aracyari mutoya ubwo sinzi niba bashobora kumwongerera ariko simbizi ariko Chimanga twabonye ari umukinnyi mwiza cyane rekaho tujye kuri rekaho we ni match yari ya mbere ko yari amaze igihe kinini mu myitozo ugenje n'abangabo nibango yakagombye kuba yari amaze kumenyera nje nabonye umukinnyi mu box to box ukina hagati ushobora kuba ari mwiza ariko sinabonye mu nimero 6 mwiza nkuko byavugwaga nje ntabwo nari mbizi yerenswe akina 5 no yaje bivugwa ko aje ari nimero 6 nababwiye umutoza wo mu Burundi turi kumutangaza hano umutoza wo mu Burundi atubwira ko ari nimero 8 mwiza kuko twanabivuze ko ikipe yatakwa nta cyagufasha twanabivuze muri report ya match erega nimero 8 niba umuntu watsinda ibitego 8 muri championnat biragaragara ko wa mugana ashobora kuba agenda byari kuze Richard nimero 6 witwa Maestro icyo nakibajijeho umuntu batazira Maestro Ephrem nimero 6 Hitimana uwitwa Likao Pizarro Kitoko umubonye ku 8 watekereza ko yaba arusha Bedi na Gruwan Likao bamugize kuri 6 abereka yuko atariho cyarangira ishara hagiye biriya bintu rero ariko bishobora kuba binaterwa no kubura imyitozo wenda kuri 6 azagira hakakina neza akagira gutuza kuko Likao yaragendaga Likao waramubonaga yagiye kusaba kuri 7 Likao yagiye gusaba 11 Likao yagiye kusaba kwa Garidi Likao rero afite desordre mu mikinire none se ntabwo batubwiye ko Likao anakina muri axe nese umuntu ukina muri axe no kuri 6 ajya gusha yiruka jarajara gutyo ko Likao ari mano bicishije Rayon Sport muri mediane tutinye kubivuga se yanakishije Rayon Sport yakoze amakosa menshi anakinisha Richard uhagarara Richard aramubwiye ati rero ndi kubona buri kanya uri mu ngonga reka nijye kuri 6 nsubire kuri 6 none we nkuri icyo namubonyemo umupira mu maguru arawuzi umupira mu maguru ntago ari Maradona kabisa cyangwa umuntu akanabihuza isigaye no kubihuza none bakagira icyo bita homogeneite bakaba homogene reka tujye imbere rero kuri Vinyino Bienvenu umunyabene wakina iminota myinshi pe ubona ko afite umupira ariko atagize amahirwe yo kugaragaza kuri iriya derby kuko ntabwo byari gushoboka imipira yari yageraga imbere ari mike kandi nge mbona baramuhize kuri poste itaramuperimetaga gukina umupira umurimo ariko afite ubwenge bw'umupira urabibona araniruhuta cyane sinzi ibyo kuba yarabamaze igihe kingana gutadakina ariko ubona ko ari umupeti ntabwo yagize amahirwe yo kugaragaza umupira we wenda avec lota we oya ari muri ba bakinnyi nyine utavuga ngo ni umuswa urabireba ukabona ko afite akantu yakina umupira ariko katakunze kuri iyi match reka tuze turebe ese Rayon Sport
yakomeza gukinisha hano bakina umukino shampiyona yindi iri imbere gutya cyangwa hagiye ikindi kiba tunajya muri VCR byagiye bikurikira no mukino mbere ko njya kubya wenda Rayon Sport yize muri no mukino ndetse n'ibyakwikurikira no mukino kuko ntabwo Rayon Sport ntabwo birangiye haracyari igihe cyo kuba yagarura ibyabaye kuri no mukino nubwo wenda match ni derby yatsinzwe abafana babaye ariko urugamba ntiruvuyemo tutari rwa shampiyona ubundi